cyo si bihimbano ariko icyo nemera rero nuko rwaba rutoya rwaba rugari impunzi ishatse gutaha yatahuka ariko u Rwanda ni rutoya ibyo biraboneka aho kuvuga ngo impunzi kugira ngo zitahuke nta cyakozwe wirengagiza amategeko ariho kuva muri 66 nabonye agatabo kandikiwe muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu kanditswe icyo gihe muri 79 uzareba wari ministeri wari w'icyo gihe yashyize hamwe amategeko yose ariho agenga itahuka ry'impunzi ashyiraho arete presidentielle ya Kayibanda 66 ashyiraho amabwiriza yose yari yabaye mbere ako gatabo zagashaka usome amabwiriza arahari kuva icyo gihe hari uwayahanaguye se Habyarimana ntashyikiye demokrasi Habyarimana niwe wazanye intambara Habyarimana nibi namwe musesenguye ibyo bavuga byose mwabisubiza Habyarimana yazanye intambara se inyenzi n'ubwa mbere zitera u Rwanda inyenzi zateye u Rwanda rukibona independence muri 62 mu kwezi kwa 7 zarateye mu birunga ndibuka nari suriyotuna bampa abasirikari bari bamaze kurasa nka gatatu gusa turajyana tujya mu birunga muri 62 zarateye muri 63 mu Bugesera hapfa premier sergent Mbonankira zarateye muri Zanshiri zarateye mu Bugarama hapfirayo ba Feresi ntabwo ari nge wayibaza wabaza abanyarwanda ubwabo navuze kuko bansabye ko nakongera kwiyamamaza numva ngifite imbaraga mfite imyaka 55 zo kwiyamamaza kumbwira rero ngo ese bizagenda bite ibyo n'abaturage bazasubiza icyo kibazo cyawe nta kintu nabona nakongera ubwo abaturage no bazasubiza mu matora urambwira uti ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kibona uti wowe mbese ukibona uti kuko abahutu n'abatutsi kuva muri 73 icyo politiki ya Repubulika ya Kabiri itakoze kugira ngo abahutu n'abatutsi bumvikane ni ikihe icyo nashobora gukora ntakoze kugira ngo abahutu n'abatutsi bumvikane muri ya politiki y'ubumwe muri ya politiki y'amahoro ubungu bamwe babigize urwenya uzi ahubwo nakuri ndabihoreye kuko bamwe babigize urwenya ariko politiki y'amahoro politiki y'ubumwe nicyo yari igamije kumvisha abana b'u Rwanda bose akarere bavamo ko bose ari abana b'u Rwanda tubwiye ko abo bavuganye ni ukuvuga inkotanyi atari abanzi ahubwo ari abavandimwe ndetse guhera ejo tugomba kuvuga ko abo bantu ari abavandimwe nagira ngo numve icyo mubitekerezaho ko abo bantu twitaga abanzi noneho bahindutse abavandimwe mwaduha igitekerezo cyanyu cyane cyane mwishyize mu ruhu rw'umuturage uri ibyumba aho imirwano ibera icyo kibazo nigeze kugira icyo ngivugaho igihe njya gusura Igikongoro icyambere nuko abanyarwanda twese twifuza amahoro abanyarwanda bose barifuza amahoro twayabaye mu gihe kirekire ariko kuva ku itariki ya mbere y'ukwa 10 mu 1990 baraza barayadutesha kugeza n'ubu ngubu ariko rero ayo mahoro uko tuyashaka turashaka ko ibintu byagenda mu murongo kandi bikagenda mu murongo ugororotse ubundi
abagomba kuvugira igihugu n'abantu bagize guverinoma nabivuze igikongoro nge nkabona rero muri iyi mishyikirano yabereye i Buruseli harimo yenda ibintu hari bigomba gusobanurwa. Icyambere kigomba gusobanurwa nuko kuva intambara yitangira ariko cyane cyane muri 1991 abanyarwanda baravuze bati ko tubona amashyaka amwe yitwaye nkaho afatanyije n'inkotanyi. Byaravuzwe muri mitingi, bamwe babyemeza abandi babihakana. Muri bukana itangazo ry'ingabo z'igihugu ryahise kuri radio umuntu agiranije cyangwa se nk'icyumweru iryo tangazo rimaze gusohoka. Amashyaka amwe yaravuze ati turashaka kubanza kumenya ayo mashyaka abasirikari bavuze ko afatanije n'inkotanyi, kumenya ayariyo, kuko twe tudashaka kuvugana n'amashyaka afatanije n'inkotanyi. Twari muri iki cyumba bati tubwire ayo mashyaka tuyasohore muri iyi nzu kuko afatanije n'inkotanyi. Icyo gihe n'amashyaka yabyivugiraga. None ubeje ubundi baragiye i Buruseli basinya n'izo nkotanyi. None se iyo mariage yabaye batarabanje kusabana, icyo ni ikintu cyambere bagomba gusobanura. Ibyo bahakanaga ejo bundi ngo nta shyaka ririho rifatanije n'inkotanyi, tukabivugira muri iyi sare bakavuga bati ibyo abasirikare bavuze babeshye, none ejo bundi barasinye. Nge mbona rero nabwo hantu hadafututse neza. Ikindi cya kabiri kidafututse nuko kujya gusinya n'inkotanyi ngo urashaka amahoro kandi izo nkotanyi arizo zibuza amahoro, nabyo ntibyumvikana neza. Ntangira navuze ko guverinoma dufite ubu ngubu irimo amashyaka 5. Muri ayo mashyaka 5, 3 arahambiye agiye i Buruseli, rwihishwa yitebye, asiza 2 ari muri iyo guverinoma ngo agiye gushaka amahoro n'abandi baradutera, kandi bagiye bihishe abandi 2 basigaye muri guverinoma, kandi basinyanye nabo ngabo 2 ko bagomba gushakira amahoro hamwe. Muri protocole d'entente basinye harimo ku ngingo ya kangahe gushaka amahoro. Ayo mahoro ragomba gushakwa n'iyo guverinoma, kandi guverinoma irimo amashyaka 5. None rero abo bitebye kandi barasinye n'aya mashyaka yose bari 5 bati dufite programme tugomba gukora, baritebye bagiye gusinya n'inkotanyi bati amahoro dushaka ni ukurwanya babandi 2 basigaye. Ubuse turemera ko bari hamwe nandi, ko bari hamwe se n'abandi basinyanye muri ya protocole d'entente uko ari 5, twemere se ko bari hamwe n'abo basinyanye ejo? Aho naho hari ikibazo. Abantu basobanurira abanyarwanda, niba twemeye sinya ya mbere, ntiwavuga ko ubu programme ugiye kugira ari yo kurwanya wa wundi wasigaye utamubwiye. Niba twemeye kandi sinya ya 2 tuvuga ngo turwanye wa wundi wasize utamubwiye, none se ko programme twasenya ari amashyaka 5 ukabusinye ko uza kuyirwanya ngo harimo uwasigaye, wowe uri mu yihe guverinoma? Hari ibintu rero bitafututse
abantu basobanura. Ariko rero akaba atari ugushaka kurwanya ko abantu baje kubonana n'izo nkotanyi uko babishoye, ariko rero kujya kuvuga ngo uravugira rubanda, uravugira abanyarwanda, ariko rero kujya gusinya ibivuguruzo ibyo wasinye ejo bundi, kujya gusinya ibyo ejo bundi wahakanaga nguriya muntu ntituziranye ntisimuzi, aho ngaho ndakeka ko bidafututse koko. Ukambaza rotese ubu ngo waracyari umwanzi cyangwa se umwanzi, ngira ngo twese turifuza ko ataba umwanzi, ariko rero igihe atyohereza amasasu, igihe bavugana ngo baranywana ngo barasinyana hamwe, ugasanga byumba nibwo itewe, icyo gihe nanjye sinzi izina namuha cyangwa bo bamuha. Nyakubahwa Perezida, hari imyifatire nakwita mibi y'abasirikare maze iminsi igaragara. Hari abasahura bagafata abakobwa ku ngufu n'abagore, hari n'abica abaturage, bikaba byaragaye cyane Kibuye, Byumba, Gisenyi, Ruhengeri. None nkaba nagira ngo babaze mwebwe mwategetse ingabo z'igihugu imyaka 30, mufitemo icyo nakwita experience, kugira ngo dukorere analyse, mbese mutubwire icyaba kibitera, kubera kandi ko muri ino mu politique mwe mwatubwira ingaruka mubona byagira ariko baturage ari no kuri intambara. Nje byarambabaje cyane, kuko kuva ingabo z'u Rwanda zibaho muri 60 zakomeje kurengera u Rwanda, zakomeje kurengera igihugu, kuko u Rwanda atari ubu ngubu rutewe, u Rwanda rwagiye ruterwa kenshi, cyane rumaze kubona independence. Izo ngabo zakoze akazi kazo, no muri iyi ntambara twatangiye muri 90, ingabo zakoze akazi kazo, kuko imigambi umwanzi yari afite ngo yo gufata u Rwanda mu cyumweru, ngo yo gushyiraho ubutegetsi bwe mu cyumweru kimwe, ibyo ntiyabishoboye. Ariko rero nanone ibyo byaje kuza ngo bikaba biterwa n'ibintu byinshi, ngo bikaba biterwa n'amagambo amwe y'abanyapolitiki yabaca intege izo ngabo n'ibindi bibazo. Ariko ronge bikaba byarambabaje rwose, kuko kuvigiye intambara itangira abanyarwanda intege izo ngabo n'ibindi bibazo. Ariko ronge bikaba byarambabaje rwose, kuko kuvigiye intambara itangira abanyarwanda abaturage bari mu gace intambara iberamo berekanye bihagije ko bashyikiye izo ngabo, babana nazo, barana Rwantambi, babafasha kwikorera ibyo bagomba kwikorera, bakabagemurira igihe bari aho imihanda itagera. Urumva rero kugira ngo abasirikari bamwe bahohotere b'abaturage, ibyo birababaje. Nkaba rero rwose twafatanya ko nawe nabonye ko bikubabaje, kongera gusaba ibintu bibiri. Icyambere ngasaba abaturage ko bakomeza kwizera ingabo zabo, kuko urebye abo basahuye, abo bishe ni bake cyane, kandi ibyo byose abo byabaye byahoshejwe n'izindi ngabo zifite umurava. Ngasaba rero ko bakomeza kuzizera, kuzitera inkunga, kuzibwira amagambo azishyigikira, aho kugira ngo barebe abo ngabo yenda bajya gukora ibyo abanyarwanda batifuza. No muri izo mpamvu ariko nkaba navuga ko urabizi kuva muri 90 twahamagaye abasirikari, abasore ngo baze mu busirikari, baza ari benshi, ntibabona igihe cyo kurobanura. Urumva ko bamwe yenda bari basanzwe biba, bari basanzwe ari amabandi, baboneyeho nabo baza mu busirikari,
igihe yamenya kuri kurashije imbunda rero yahura n'umubandi atunga no tujyane uzi ndetse no mu minsi ishize inteko ishinga amategeko yashyizeho itegeko ryo kubabarira abari mu bihano abari mu munyururu igihe yashyiragaho n'ibyo kubabarira impunzi zaba ziri mu byaha iryo tegeko ryatumye hasohoka muri prison abantu ibihumbi bigeze kuri 5 ngira ngo abo bose nabo bose siko bagiye bicuza ngo bakoze ibyaha ntibazongera kubikora iyo bahuye n'abasirikare bagenda bagasabura icyo kuba birababaje nkaba nasaba abaturage bakomeza kwiringira ingabo zabo bakomeza kuzishyigikira ariko ngasaba nkomeje ingabo ubwazo gukomeza kwerekana ko zizewe na rubanda koko komeza kwerekana ko ari ingabo z'u Rwanda kandi ingabo z'u Rwanda zigomba kurengera mbere na mbere uwo muturage uri ku mupaka uwo muturage bari hamwe uwo muturage bararanye Rwantambi nicyo nakwifuza nicyo na bwira ingabo muri izo mpamvu rero bavuze byinshi ngo zaba zibitera bavuga yenda ko za unit ubwazo zaba zitameze neza ugeranije n'abasirikare uko bangana ubu ngubu muri iki gihe bakavuga yenda ko ubutegetsi bw'ingabo bwari buriho igihe twari dufite abasirikare bake tugomba kubuvugurura ibyo nabyo turabitekereza nabivuganye na minisitiri w'intebe nka kabiri n'ejo mu gitondo twarabivuganye nzi kandi ko mu nama ya leta bafashe ibyemezo byo kuvugurura inzego z'ubutegetsi bw'ingabo kugira ngo dushyiremo amaraso mashyashya kugira ngo dushyiremo umurego mushya ingabo zumve koko ko igihe kigeze cyo kwikubita agashyi zikamenya ko zihagarariye u Rwanda icyo nifuza rero nuko iyo mivugururo itahagararira ku butegetsi gusa nkuko nayivugiye ibyumba ndifuza ko no muri za segiteri y'ingabo zihagaze mu ngando yazo bashyiraho za unité zihwanye n'abasirikari bari mu kubangana buri mutegetsi waho akamenya abasirikari be akamenya ko bangana akamenya ko abayobora akamenya abadakora neza akamenya abakora neza ntibikomeze kuvangavanga ariko rero nkaba nsaba n'inzego zishinzwe ibyo guperereza ko bareba basahura bakabahana kuko nkaba byo bavuze ku Kibuye ngira ngo abibye ku Kibuye ibibye muri banki commerciale bose barafashwe byo ni byiza abagiye gusabura ku Gisenyi bamwe barafashwe n'ibintu ndetse bimwe biragaruka ariko rero ibyo nk'ini Kigali byasahuwe urebye nk'ibyumi byasahuwe muri iyi minsi wibaza niba nta ba OPG baba muri utwo turere wibaza niba nta za parike ziba muri utwo turere umuntu yarambwiye ati rwose biratangaje kubona umuntu yinjira mu iduka akajya gusahura akagenda yikoreye nk'uvuye gusarura mu murima we ntagire umuntu ureba ijisho ntagire umuntu umuhagarika ntagire umuntu umubaza ati ngwino tujyane muri parike ntagire OPG uza ntagire umujandarume uza ibyo koko ndasaba ko ababishinzwe ba OPG gendarmerie za parike zabuza ibyo bintu byo gusahura bagahana abasahuye abari bo bose baba basirikari baba abasivili abafaransa bakunze kwivugira ngo l'argent c'est le nerf de la guerre none ejo bundi ministre w'imari arutse kwivugira ngo mu isanduku ya leta nta mafaranga arimo murabona igihugu cyacu kizarwana gite n'inkotanyi kandi nta mafaranga dufite murakoze ubona kitarwana zi amafaranga azatuma tumaze imyaka 2 turwana ubwo sibwo tugiye guhagarika intambara akandi kabazo ka kabiri na akantu ko gusobanura ko ejo bundi muri kongere ya MND mwaravuze ngo muri ikinani cyananiye abagome n'abagambanyi eske abagome umuntu ashobora kumenya abo mwashaka kuvuga ni bande abagambanyi mwashaka kuvuga ni bande nabisobanuriye abo twabonanye
nyuma nabisobanuye ko twabonanye nyuma ko ni igitekerezo cyanjemo kandi mvuga ibyo nkuye ku mutima. Abagome nabo bose nyine baza kudutera za katyusha, abo bose baza kudusukamwe amasasu, niba utabita abagome cyangwa niba utabita abagambanyi, nabisobanuye icyo gihe. Iyo kurikira icyo kiganiro warabyumvise. Amashyaka amwe namwe muri za mitingi akunze kuba harabika, ndetse n'ibinyamakuru bwabyo bimwe na bimwe birumvikana ntabwo biboroheye. Ibyo bintu mubitekerezaho iki nyakubahwa Perezida wa Repubulika? Abashaka gutukana sinabagirane. Urabona ko nabagirane. Niba hari ikinyamakuru kinenga politiki ya Perezida Habyarimana kikayinenga, ni politiki yahaye igihugu, avuga ati hariya ntituyemeye, byo rwose yabishobora. Ariko rero kujya kutukana cyangwa se kujya guhimba, ukamwandikaho ibyo atakoze, ukamwandikaho iki, nabigenzane. Bahimba byinshi, bahimba ku mutungo perezida afite, amazu mu Bugereki, amazu mu Bufaransa, amazu mu Buholandi, hehe. Mbabwire ko nta n'itafari na rimwe mfite i Burayi, nta n'itafari na rimwe. Rosore irahari da, Rosore irahari. Herutse kwandika ngo Perezida Habyarimana ngo afite 25 millions de dollars. Uwayamuha yayabara koko? Fanduze ndi ku maherere bibiranirwa. Kandi ayo mategeko zitwe twayazanye, twayakopeye ahandi mu bindi bihugu biturusha gutera imbere, byateye imbere mu bwenge, byateye imbere mu majyambere. Ayo mategeko ariho. Abaharabika abandi rero ku maherere bagombye kubihanirwa. Naho ubundi nabasaba ko kuko abanyamakuru buzuye, abanyamakuru batajyanwa no gushaka guharabika umuntu, ahubwo bavuga inkuru bazi ko ariyo kandi ubona ko izagirira abandi akamaro. Imishyikirano yabereye i Buruseli, amashyaka MDR, PL, PSD na FPR babavuga babise Elema HC l'ennemi commun. Mwe mwiteguye mute kuba mwahangana nabo babise babavuga bakoresheje iyo mvugo, kandi ndatekereza ko bayikoresheje bayikuye ku mutima? Uti abantu bagiye hamwe bavuga ko ari we mwanzi wabo, tunone wababwira iki? Kugisubiza ntibyoroshye, ariko nagize icyo mvuga kuri iyo mishyikirano yabereye i Buruseli. Ni nabyo twayivuze tutangira iki kiganiro, ntabwo ari byo navuze mbisubiramo. Umuntu yenda agishubije yarambura byinshi, kuko abo bitwaza byinshi. Habyarimana ntashyigikiye demokarasi, Habyarimana niwe wazanye intambara, Habyarimana nibi. Namwe musesenguye ibyo bavuga byose mwabisubiza. Habyarimana yazanye intambara se? Inyenzi n'ubwa mbere zitera u Rwanda, inyenzi zateye u Rwanda rukibona independence muri 1962 mu kwezi kwa 7. Zarateye mu Birunga, ndibuka nari Suriyotuna, bampa abasirikari bari bamaze kurasa nka 3 gusa, turajyana tujya mu Birunga muri 1962. Zarateye muri 1963 mu Bugesera, hapfa Premier Sergeant Mbonanyira. Zarateye muri Zanshiri, zarateye mu Bugarama, hapfirayo ba Feresi. Igihe sinyenzi zitateye u Rwanda ni igihe ki? Uretse ko ibitero byagendaga bisimburana mu myaka, nibwo byazaga bikomeye, kuko nyine babaga bafite igihe cyo kwitegura. N'ubu ngubu ziyise inkotanyi, n'ubundi nizo ziyise inyenzi. Ntabaziyise inyenzi n'uziyise ko ubu ziyise inkotanyi. Byari byo byose ni babandi cyangwa n'abana babo.
baratera baza bafite igitero gikaze kubera ko bari bavuye mu ngabo z'amahanga bafashe ibikoresho byabo batekaga ibigo bikomeye n'ubu kandi amasasu bacana bajya kureba muri ibyo bigo ikibazo bafite cyose bajya kureba aho bategekaga ariko impamvu ni yayindi yatumye batera muri 62 63 67 impamvu ni yayindi iyicyo gihe ni nayo y'ubu ngubu ntabwo rero Habyarimana wazanye intambara kuko icyo gihe Habyarimana se wari ku butegetsi niba ngubu bashaka Habyarimana se icyo gihe bashakaga ndi niba ubu ngubu se bashaka Habyarimana icyo gihe barashakaga wari uhari icyo gihe kuki bashaka ubu ngubu bagashaka na Habyarimana icya kabiri baravuga bati demokarasi Habyarimana ntayemera afite ubutegetsi bw'igitugu kuko igitugu ni iki abafite ubutegetsi bw'igitugu ni bande kuva muri 70 cyane cyane na 5 nubwo twagize ishyaka rimwe ariko urebye wasanga iryo shyaka inama abantu bisanzura kugira ngo ndishyireho nagombye kujya mu prefecture ukorana inama n'abategetsi ba prefecture n'abashinzwe amajyambere muri prefecture amanama twarazengurutse hose ariko bakavuga ngo ni igitugu murebe mu discours yanjye nkunda kuvugamo dialogue concertation simbitangiye ubu ngubu kumvikana mukajya inama ibyo byose narabyerekanye kuva icyo gihe muri 75 nshyiraho iryo shyaka rimwe amanama nakoresheje nashaka ko umuntu avuga kisanzura muribuka kuva muri 87 88 nakoreje amanama hariya kuri stade y'Inyamirambo nkoresha amanama n'abakozi b'inzego zose nkoresha amanama n'abacuruzi b'inzego zose kuva ku mucuruzi utumira ibintu mu mahanga kugeza ku mucuruzi wo mu isoko ugurisha inyanya abanyamabanki bose aburugumesitiri muri 88 nibwo icyo gihe navuze nti turebe uko twavugurura politiki yacu ubu se uwari wabintegetse se ninde abo bose ko najya kwirwana nabo bakampa ibitekerezo byabo bakampa ibyifuzo byabo igitugu se kiri hehe demokarasi itari yose ni yihe mumaze imyaka 19 muyobora u Rwanda mu bihugu byinshi bigendera kuri demokarasi isesuye perezida ntakunze kurenza manda ebyiri z'imyaka 4 5 cyangwa 7 none mwebwe mwiyemeje kongera kwiyamamaza murasanga imyaka 19 idahagije aka kabiri nako nababazaga kuko mu Rwanda ubu ngubu mumaze kuba inararibonye muri politiki ikibazo cy'abahutu n'abatutsi cyakomeje kuremerera iki gihugu cyacu ubu ngubu nyuma y'imyaka 19 muyobora iki gihugu icyo kibazo murabona giteye gite murabona kizarangira gite ikibazo cyo cya mbere ngira ngo ntabwo ari nge wabibaza wabaza abanyarwanda ubwabo navuze kuko bansabye ko nakongera kwiyamamaza numva ngifite imbaraga mfite imyaka 55 zo kwiyamamaza kumbwira rero ngo ese bizagenda bite ibyo n'abaturage bazasubiza icyo kibazo cyabo nta kindi nabona no kongera ahubwo abaturage nibo bazasubiza mu matora urambwira uti ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kibona ute wowe mbese ukibona ute kuko abahutu n'abatutsi kuva muri 73 icyo
politiki ya Repubulika ya kabiri itakoze kugira ngo abahutu n'abatutsi bumvikane ni ikihe. Icyo nashobora gukora ntakoze kugira ngo abahutu n'abatutsi bumvikane muri ya politiki y'ubumwe, muri ya politiki y'amahoro. Ubu ngubu bamwe babigize urwenya, buzi ahubwo nako ndabyihoreye kuko bamwe babigize urwenya. Ariko politiki y'amahoro, politiki y'ubumwe nicyo yari igamije kumvisha abana b'u Rwanda bose akarere bavamo ko bose ari abana b'u Rwanda. Nigeze gukoresha inama banze muri Gitarama, umunyamakuru niba ki umunyamakuru ngo simbizi arareba aho twari twicaye guverinoma yose, arambwira ati ngiye icyo nashaka kukubwira, ati nta kibazo mfite, ati icyo nashaka kukubwira nuko iyo mbonye uko mwicaye ko nguko numva nishimye. Ntese kuki? Ati mbona muva mu turere twose tw'u Rwanda. Nicyo nakomeje gushingiraho, kureba umunyarwanda uko yazamuka aho ari hose, ubwoko yaba arimo bwose, abahutu n'abatutsi bakumvikana. Ahubwo wambwira ikitarakozwe ntashobora gukora. Ibyaje nyuma rero intambara igatera, bakavuga ngo ubwoko n'ubu bwarahohotewe. Koko abanyarwanda niko babibona, babona ko Repubulika kabiri, babona ko Habyarimana ntacyo yakoze kugira ngo abatutsi bumve ko ari abanyarwanda muri iki gihugu. Niko abanyarwanda bibona koko. Nicyo nagusubiza, nakoze uko nshoboye n'ubu kandi cyakomeza kugira ngo umunyarwanda aho ari hose yumve ko ari umunyarwanda, aho avuka hose yumve ko ari umunyarwanda. Nabyise equilibre, bamwe barabiseka ngo byavunganye ibintu, udashyizemo equilibre hazemo desequilibre. Desequilibre niyo bashaka. Nicyo nagusubiza, yenda sinzi niba kikunyuze cyangwa se wambwira uti washobora gukora ibi ngibi kugira ngo abahutu n'abatutsi bumvikane kurushaho, ukakimbwira yenda utanga urahibagira. Nk'abantu ibyo bavuga mutakoze kuri icyo kibazo, cyane cyane hari nk'ikibazo cy'impunzi. Igisubizo mwakunze gutanga ntabwo kigeze kinyura abantu benshi, muvuga muti u Rwanda ni rutoya, abo bantu bazirwarize aho bagiye. Yenda ubwo amagambo mvuzemo ntabwo ari mwakoresheje, ku buryo benshi babigize urwitwazo, bikanatuma ndetse ikibazo gikomeza gukara. Kuba impunzi, yenda ikibazo cy'impunzi kuko abantu baravuga ati ntabwo mwakivuzeho bihagije cyangwa se mwashyizeho amabwiriza ahagije, kuvuga ko cyo si bihimbano. Ariko icyo nemera rero nuko rwaba rutoya rwaba rugari, impunzi ishatse gutaha yatahuka. Ariko u Rwanda ni rutoya, ibyo biraboneka. Aho kuvuga ngo impunzi kugira ngo zitahuke nta cyakozwe, wirengagiza amategeko ariho kuva muri 1966. Nabonye agatabo kandikiwe muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, kanditswe icyo gihe muri 79, uzareba wari minisitiri wari w'icyo gihe, yashyize hamwe amategeko yose ariho agenga itahuka ry'impunzi. Ashyiraho arete presidentielle ya Kayibanda ya 1966, ashyiraho amabwiriza yose yari yabaye mbere. Ako gatabo zagashake usome, amabwiriza arahari kuva icyo gihe. Hari uwayahanaguye se? Cyangwa ushaka kunyemeza ko mu Rwanda ari mu bakozi ba leta ari kubikora ku giti cyabo nta mpunzi zatahutse zikurikije ayo mategeko, zatahutse zinyuze zihe nzira, barazihohoteye se? Ariko ayo mategeko ariho. Naho kuvuga ngo impunzi ntizitaweho, uzarebe wanditse ayo mategeko yashyize hamwe, ni ubu ngubu uvuga ngo izo mpunzi ntizitaweho, ngo ni utegeka ngo abo ngabo. Yahunze ubwo bumwe, si cyo gihe yavuga ko yahunze iki? Yahunze avuga iki? None ubu ngubu ngo arategeka. Ntategeke se wategeka baramwumvira koko?
bamwumviye se akabategeka kuko bakomeza kutwohereza amasasu aze aho ayohereza hariho bamwumviye se bamara kunywana n'abantu bakatwohereza ibitero hano ibyumba naho ubundi amategeko ari uzareba ku gatabo bayashyize hamwe muri 79 ntibigeze bahanagura kandi rero cyakora muri ibi by'intambara twongeye kwemeza i Dar es Salaam ku Rwanda rwemera rwose ko impunzi zatahuka ku Rwanda rusaba gusa ko amahanga yadufasha kuko u Rwanda ari rutoya ntabwo ari urwitwaza ariko biragaragara u Rwanda ni ruto ariko rero ibyo ntibyabuza ya droit bafite yuko igihe bashatse gutahuka bwa burenganzira bafite yuko igihe bashatse gutahuka batahuka tukaba dutegereje rero ko wa muryango wita ku mpunzi uzadufasha kubarura abashaka gutaha uzadufasha kureba abashaka gutahuka n'ibintu byangombwa bagira kugira ngo nyine bashobore kuza naho kuvuga ko abantu batitaye kuri icyo kibazo ko abashatse kuza babuze uko baza kugira ngo ntabwo ari ukuri kuzuye